kutisobanukirwa rero bituma wisobanya iteka. No mu bintu bisanzwe ukwiye kwisobanukirwa wowe ukirekarama, kuko njyewe shobora kuza nkakuzanira ubuhanuzi hanyuma niko Imana yantumye, hanyuma nkaza nkakubwira nti ariko ubundi ibi nibi nkagira uko nguhanurira bitewe nuko Imana yantumye. Abahanuzi tubazanira ibintu byose mukakira, ariko byari bikwiye ko wisobanukirwa wowe ukamenya ngo ariko ubundi Imana imbwiye yuko meze nk'intumbi, imbwiye ko ibi ngibi nabikoze gutya na gutya, ubwo si we byagenze gutya. Nutisobanukirwa uzagenda wisobanya, habe mu bantu ndetse no mu buzima busanzwe uzaza ugenda wowe ubwawe wisobanya. Ese wowe cya gihe wa wundi wagushije ukamuvana mu gakiza wamuhaye iki? Wamutanzeho iki? Nagira ngo tuvugane wowe turebana, wowe uba wakuye mu gakiza ko uyu nguyu yagize ibyo amutangaho kugira ngo yikureho urubwa, kuko ubundi bo nibo bari bamushyize mu ikosa. Birashoboka ko nawe ufite abagushyize mu ikosa. Reka nkubwire, mu bintu Imana itanga mujye mubimenya. Buriya nubona umuririmbyi umwe yararimbye aravuga ngo icyo yampaye nicyo nari nkwiye. Ushobora kubona utinze gutabarwa we munyamasengesho, ushobora kubona utinze gusubizwa, Imana ishimwe. Ushobora kubona wowe ubwawe ukabona ariko Imana ikakurinda gukora ibyaha, Imana ikakurinda ukagira umuntu mubana akakora ibyaha akanabyivurugutamo, yaba uwo mwashakanye nawe ukajya uvuga ati ariko ubundi ubusi ndi ikigoryi nanjye wabikora. Imana itanga bitandukanye, kandi ntekereza yuko impano ya mbere Imana ishobora kuduha iyo kukurinda abandi barimo bakora ibyaha babigotomera bibaryoheye cyane. Buriya nubwo bagushinza ntacyo Yesu ababwira, ariko hari inyandiko ari kubandikira. Buriya nubwo bakubeshyera nta kintu Yesu ababwira, ariko hari inyandiko. Haleluya, Imana ishimwe. Hari inyandiko Imana iri kwandikira abakurwanya, hari inyandiko Imana iri kwandikira abaguteye, hari inyandiko Imana iri kwandikira abakubeshyera, hari inyandiko Imana iri kwandikira abantu mwafatanye mu makosa bakaba ariyo bayagerekaho. Hari indi nyandiko Imana iri kwandika iruta iyo urukiko rwanditse. Rega muri bwa bugoryi wagize, ubugoryi bwo kwidefanda, ubugoryi Imana ni ireba ikamenya uko byatangiye. Yarengeye wa mugore yafashwe asambana ngo arunama aravuga ngo udafite icyaha naba ari umutera ibuye. Yarengeye wa mugore niyo yakurengera mu mafuti wakoze. Reka nkubwire, niyo yakongera ikakurengera ikongera ikakugarukaho. Bwira Imana atari kose kuri kumbwira ibi nibi, kuko hari abantu nabonye Imana igahita ibwira ibi ngibi nyuma gasigara bitekera. Ukiri imbere y'Imana yita uyibwiriza ukuri, kuko Imana ifite izindi mbavu, Imana ifite imitsi irazi ikongera ikawuteranya, kuko nizi nuko yawukozeho. Imana ihabwe icyubahiro. Ndafashijwe mama bitangaza. Imana izi neza ikintu yakoze ku mutsi wawe. Muri uyu mwaka musacyo ugiye kubatambikira, muri uyu mwaka Imana iritamuruye, muri uyu mwaka kiri ukuboko kw'Imana gukomeye, muri uyu mwaka. Reka nanjye ngusuhuza dukurikiye ku Isezerano TV. Ni by'agaciro gakomeye cyane kugarutse kwa natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndagusuje kandi ngushimira kuba warahisemo iyi channel. Ntago nigeye nyine kuri kamera, ndi kumwe na Esther. Nishimiye kongera kukwakira Esther. Murakoze cyane. Amakuru ni meza. Urashima Imana? Ndashima Imana. Reka twinjiye mu kiganiro ubanza kuturagiza Imana. Turagushimye uruwera, ingoma yawe ni yamamare, kandi ukomeze kutuganza mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana. Ariri nitangirira ibice 20 n'umurongo wa 5. Tangira ibice 20 n'umurongo wa 5. Yego. Nkugiriyeho umugisha wadufasha. Kadusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo ubwo si we wavuze ati ni mushiki wanjye. N'umugore nawe ubwe ntiyavuze ati ni musaza wanjye. Icyo nkoze icyo gikoze mfite umutima ukiranutse n'amagambo atanduye. Imana imusubiriza mu nzozi iti kuko nzi yuko ukoze ibyo ufite umutima ukiranutse, kandi nanjye nakubujije kunshumuraho, nicyo cyatumye ntagukundira kumukoraho. Yerekeraho. Imana igumugisha. Amen. Uyu ni umwami witwa Abimeleki. Igihe yari yafashe Sara ngo yari yamwenze, niko Bibiliya ivuga. Hanyuma ngo amaze kumujyana ngamugeza iwe nyine mu rugo. Ariko Imana y'amahoro, Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera bakoranye urukundo. Imana yita ku ijambo yavuze ikaririnda. Buri Imana yita ku ijambo yavuze ikaririnda.
kandi Imana ni inyembabazi nta nubwo ijya iduhora ubupfu bwacu. Uyu mugore n'umugabo we bari bagize ubupfu barumvikana, umugabo agira ubwoba bw'igihe bagezemo nk'uko nawe ujya ugira ubwoba bw'igihe ugezemo. Hanyuma abwira umugore we ati ujye uvuga ko dore uri mwiza, ujye uvuga yuko ndi musaza wawe. Babyemeranwaho bose, barabyemerana. Hanyuma baravuga ati koko niko tugiye kubigenza. Rero nubwo buryo bo bagiye bavuga umwe ni musaza wundi, undi ni mushiki wundi. Ntabimereki araza aramwenda ngo aramujyana, ngamugejeje iwiwe. Imana iri mu ijuru ry'amajuru imutera ibitotsi ako kanya. Ibyo ibikorwa biba abantu iyo umuntu yashatse cyangwa se biba ku bantu bashakanye ntibyaba, ahubwo hazaho ibitotsi mbere yabyo. Muri byo bitotsi rero asinziriye niho tugeze twasomye, niho marayika yamusanze aramubwira ngo umeze nk'intumbi. Ruguru yaho ku murongo wa 4 aramubwira ngo umeze nk'intumbi, ngo kubera kubwa wa mugore wenzi. Hanyuma aramubwira ati ubwe arirekarama. Mu yandi magambo birakwiye ko wakwirekarama mu kibazo cyawe, kuko twebwe dushobora kuza tukaguhanurira uko Imana yatubwiye. Kutisobanukirwa rero bituma wisobanya iteka. No mu bintu bisanzwe ukwiye kwisobanukirwa wowe ukirekarama, kuko njyewe shobora kuza nkakuzanira ubuhanuzi, hanyuma niko Imana yantumye, hanyuma nkaza nkakubwira nti ariko ubundi ibi nibi nkagira uko nguhanurira bitewe nuko Imana yantumye. Ariko abimerekiwe naga ari uko byagenze. Yaravuze ati Uwiteka wingira intumbi, je sindi intumbi. Ubwe niwe wivugiye gutya, ubwe niwe yagize gutya na gutya. Yavuze ko ari musaza wiwe, undi avuga ko ari ibyo nkoze mbikoze nta mutima uncira urubanza. Umurongo twasomye ukurikiyeho ngo Uwiteka yaramubwiye ngo ndabizi koko ko ibyo wakoze nta mutima ugucira urubanza. Ariko ruguru yari yamwise intumbi. Ndagira ngo nkubwire ngo iyi minsi ya none abantu kubera kutisobanukirwa, abahanuzi tubazanira ibintu byose mukakira, ariko byari bikwiye ko wisobanukirwa wowe ukamenya ngo ariko ubundi Imana imbwiye yuko meze nk'intumbi, imbwiye ko ibi ngibi nabikoze gutya na gutya, ubwo si we byagenze gutya. Nutisobanukirwa uzagenda wisobanya, habe mu bantu ndetse no mu buzima busanzwe uzaza ugenda wowe ubwawe wisobanya. Imana yo mu ijuru idufashe. Ubwe si we wavuze ngo ni musaza wanjye, ni mushiki wanjye, mbese bombi bari bagize intege nke. Ariko Imana kuko hari ijambo yakuvuzeho, kandi ijambo Imana ikuvuzeho iraririnda ikarikurikirana. Imana ihabwa icyubahiro. Naga ikintu Imana yavuze gihera. Reka nkubwire, wakwibaza ngo kuki Aburahamu, kuki uyu mugore wa Aburahamu Imana yamurinze ubusambanyi kwa bimereke b'umwami, ariko Aburahamu we Imana ntimurinde kuryamana n'umuja. Ari Aburahamu waryamanye n'umuja na Sara wari ugiye ibwami, ko mubizi cyane. Igihe cyaje kugera Abimeleki ngamutangaho n'ibyo kurya, bambe ngamutangaho abaja, mutangaho abagaragu, ngamutangaho ngo n'amafaranga, ngo kugira ngo amumusubize, kandi ntacyo yamukozo. Ese wowe cyagihe wa wundi wagushije ukamuvana mu gakiza wamuhaye iki? Wamutanzeho iki? Nagira ngo tuvugane wowe turebana, wowe uba wakuye mu gakiza ko uyu nguyu yagize ibyo amutangaho kugira ngo yikureho urubwa, kuko ubundi bo nibo bari bamushyize mu ikosa. Birashoboka ko nawe ufite abagushyize mu ikosa, ariko menya uburyo kiwikiranura nabo mutandukane birangire. Ravuze ati aba bantu nta kindi kintu kibakoresheje n'inzara. Ubwo ari inzara rero reka nze mbikore gutya, ntago bazongera gutinya kubera ku kibazo cy'inzara. Wowe abo wagushije cyangwa babandi bakugushije mu mitego, we wabigenjeje uti? Wakwibaza ngo ni iki cyatumye Aburahamu we Imana imwemerera kuryamana n'umuja? Nibyo bisuzuguritse, kuko Sara we yari n'umwami, birumvikana yenda bifite n'agaciro. Ariko noneho Aburahamu we aryamana n'umuja. Wakwibaza ngo kuki yaryamanye n'umuja? Reka nkubwire, mu bintu Imana itanga mujye mubimenya. Buriya nubona umuririmbyi umwe yararimbye aravuga ngo icyo yampaye nicyo nari nkwiye. Ushobora kubona utinze gutabarwa we munyamasengesho, ushobora kubona utinze gusubizwa
yo Imana ishimwe. Ushobora kubona wowe ubwawe ukabona ariko Imana ikakurinda gukora ibyaha, Imana ikakurinda ukagira umuntu mubana akakora ibyaha akanabyivurugutamo, yaba uwo mwashakanye nawe ukajya uvuga ati ariko ubundi ubusi ndi ikigoryi nanjye wabikora. Imana itanga bitandukanye, kandi ntekereza yuko impano ya mbere Imana ishobora kuduha iyo kukurinda abandi barimo bakora ibyaha babigotomera bibaryoheye cyane, wowe Imana ikakurinda. Ntekereza ko ariyo byiza, kuko nta cyiza cy'ibyaha, ibyaha byose ni bibi, ariko Imana ikakurinda. Iba yaguhaye ikintu kiruta amadolari, ni ukuri kose Imana iba yaguhaye ikintu kiruta kwambara amakositimu menshi ugenda uhinduranya, kuko icyaha icyo ari cyo cyose kirasuzuguza. Ariko Imana irinda uyu mugore Aburahamu aryamana n'umuja, kuko Imana yararebye iravuga ati abantu bakomeje bandushya, n'ubundi babyumvikanyeho ngo bafate umuja. None rero ubwo babyumvikanyeho jye sinzahura muri ibi ngibi, amahitamo yabo reka nze mbihorere. Rero Yesu arabihorera, si uko Aburahamu impamvu Imana yamwihoreye, buriya abagore ngo turi inzabya zoroshye. Impamvu Imana yarinze Sara, iyo agenda yari kugenda agiye, kandi uyu mugore ntabwo yari umugore wa Emeleki, yari uwa Aburahamu. Buriya abagore twebwe turoroshye cyane, iyo agenda yari kugenda agiye, noneho mu buryo bwo kugenda agiye yari kugenda bigahita birangira nyine Abimeleki akaba aramwegukanye, Aburahamu agasigara aririmba urwo abonye. Nimba yari kubara amashashi mu gihugu cy'u Rwanda niko tuvuga simbizi, nimba yari kumera gute ntago mbizi, ariko Imana irebera umugore wa Aburahamu. Imana ishimwe, iravuga ati nimbikora gutya abagore, ubundi mbabwire abagore iyo tugiye tugenda tugiye, ariko mwebwe abagabo mufite urugaruriro, kabone nubwo wagira gute kugira ngo uzabone umugabo ugiye biragoye, kuko abagabo bo bafite ukuntu Imana yabaremye, bashobora kubasha gutinda kwakira ibintu, ariko aho babyakiriye bakanariza bakareba igifite umumaro n'icyagirira umumaro umuryango wa. Niyo mpamvu Imana yaretse Aburahamu, arareba aravuga ati Aburahamu, nubwo ukomeje kuntota gutya, ndabona ariyo mahitamo yawe, urashaka umwana cyane cyane, niwo umwana niwe ushaka, kandi n'umugore wawe abigushyigikiye. Kandi uko nkureba, kuko Imana reka nkubwire iturebera mu mutima mo ndani, ntabwo Imana ireba, ntabwo ireba aho uzingiye inyuma. Wowe nshuti yanjye, wowe ushobora kundeba ukareba aho uzingiye, ariko Imana ntabwo ireba aho uzingiye. Imana ishimwe, Imana ibane nawe, kurebera imbere, Imana icengere igere mu ndiba, imenye ibyubamo ikigutera kubibamo, kuko njyeweho nabona ibyubamo ubibamo kubera yuko nyine nkabibona gutyo nkanagucira urubanza. Ariko Imana ntago ari kwikora, yigeze yareba ngo umugore bari bafashe asambana hanyuma ngo bamwegereza Yesu. Imana ishimwe, ikigeragezo urimo icyo ari cyo cyose, ubugufite ubwo ari bwo bwose, nibwaguhungisha Yesu, uzagerageza ushaka abatambyi, ushaka abahanuzi, ushaka abakozi b'Imana. Ariko nimba ikigeragezo cyose urimo usindagira ukajya mu nzu y'Imana, ibyo biramaze. Ngo baramumwegereza baravuga ati uyu mugore yafashwe asambana kandi aragongwa n'itegeko rya Mose. Nuko ngo Yesu ubwiwe ngo akitegereza ngo uwo mugore bazanye gutyo bamufashe ngasambana, ngo arabareba ntiyagira ikintu na kimwe ababwira. Buriya nubwo bagushinza ntacyo Yesu ababwira, ariko hari inyandiko ari kubandikira. Buriya nubwo bakubeshyera nta kintu Yesu ababwira, ariko hari inyandiko. Haleluya, Imana ishimwe, hari inyandiko Imana iri kwandikira abakurwanya, hari inyandiko Imana iri kwandikira abaguteye, hari inyandiko Imana iri kwandikira abakubeshyera, hari inyandiko Imana iri kwandikira abantu mwafatanye mu makosa bakaba ariyo bayagerekaho. Hari indi nyandiko Imana iri kwandika iruta iyo urukiko rwanditse, hari inyandiko Imana iri kwandika iruta iyo gitifu yanditse, hari inyandiko Imana iri kwandika nubwo bagufasha wenyine, abo mwabikoranye barahari, hari inyandiko kandi nabo bari kugucira urubanza, ariko hari inyandiko Imana iri kwandika itanditswe n'intoki z'abana b'abantu. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ireba umugabo, aravuga ati uyu mugabo uko biri kose nsongera mugarurire Sara, ariko Sara nimureka bakaryamana ntabwo Sara ari buve muri runo rugo, icyo cyemezo ntiyanagifata, iramurinda, imurindira ubusugi. Imana ishimwe, iravuga ati wowe uzabonwa na Aburahamu gusa, ngiye kukugira imbata yanjye. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza yarankunze ntamuzi, yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe,
izo ngoyi zezanteye kuba imbata ye rwose genduwe nawe nuwanjye kugeza iteka ryose. Izo ngoyi Yesu yadufatishije, Imana ishimwe, ndafashijwe kuri kamera, Imana ihimbazwe. Izo ngoyi Yesu yadufatishije nshuti yanjye zaduteye kuba imbata. Burya natwe twambaye umubiri, uhadukuramo iki kiturimo natwe twasambana, uhadukuramo icyo kikubamo wakigukuramo nawe wakwiba, wagukuramo icyo kikubamo nawe wabeshyera abandi. Ariko turashimira yadufatishije umugozi, Imana ishimwe. Uyu mugore Imana imufatisha umugozi, imurinda yageze hehe? Yageza imbere y'icyaha. Icyaha cyarakomanze kiranakingura, araninjira. Ariko Imana irinda Abisirayeli, Imana irinda abantu bayo tuve ku Bisirayeli, Imana irinda Abanyafurika, Imana irinda abayaremye. Ihora iri maso ntisinzira. Yenda nta muceri wabonye, ariko wabonye kuneshadwa n'ibya byaha vyenda reto panoke jeredobe enotaya doki. Umva nkubwire, Imana nubwo nta kintu na kimwe wigeze ubona gifatikira mu maboko y'abana b'abantu, ariko aho wagombaga gusebera, wa mugabo aba yarakujyanye, wa mugore aba yarakujyanye, yo bya byaha biba byaragutembanywe. Ariko uyu munsi uracyana umunazire w'Imana. Icyo yaguhaye cyarutaga kuba yaguha amafaranga ukayarya akarangira. Ariko uyu munsi Kristo yarakwiguranye, bamujomba imisumari, baramutimbagura. Imana nihabwe icyubahiro wowe kugira ngo ubeho, Imana ihimbazwe. Aburahamu rero Imana iramwihorera bijyamo, kuko yarebaga umutima wiwe. Aburahamu yararebaga akavuga ati umutima wa Aburahamu ndi kuwureba, azagarukira umugore we. Ariko uyu mugore nimureka akabijyamo bizaba birangiye. Kandi ntago nabazanye kubahombya, ahubwo nabazanye ngo mbigishe. Reka mujye mwemerera agende, njyewe bwanjye murinde, ahubwo bahakure iyi nyungu. Imana ishimwe. Ntabwo ibintu byose tubamo twese twagataraye tukamera n'abandi, kuko turi mu isi yuzuye ubugome, yuzuye ibyaha, izerera mu umugome Satani udashaka ko tuvuga Imana neza, ashaka ngo natwe tube mu buzima bwo gutubura, tube mu buzima bubi ubwo abandi babamo. Kuko mu by'ukuri buri wese atsindwa n'ikintu bitewe na titira afite. Nshobora gutsindwa n'ubuhanuzi nkaza nkahanura kubera ko abantu bamenyereye. Nshobora gutsindwa ubwo nkaba ndabeshye, kandi nshobora gutsindwa nuko namaze kwinjira mu rwego nkitwa pasiteri, nkitwa runaka, mbega titire ngeze nayo ikansinda. Ariko Imana irinda abantu yacunguye, Imana ireberera abantu yaremye, Imana ireberera abo yahamagaye, irakurinda, ikakurinda uri neza, winjiye mu cyumba cyo gusambaniramo, winjiye mu cyumba cy'ibyaha, ariko Imana ikakurinda. Imana ihabwe icyubahiro. Imana iramurinda kugeza ubwo Imana yanavuze ati ntabwo biri burangirira aho ngaho, nubwo wagize ubugoryi. Rega muri bwa bugoryi wagize, ubugoryi bwo kwidefanda, ubugoryi Imana ni ireba ikamenya uko byatangiye. Yarengeye wa mugore yafashwe asambana, ngo arunama aravuga ngo udafite icyaha naba ari umutera ibuye. Yarengeye wa mugore niyo yakurengera mu mafuti wakoze. Reka nkubwire, niyo yakongera ikakurengera ikongera ikakugarukaho. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mbaye nkuretse akanya gatoya, ariko nzongera kukubaka, kandi ninkubaka uzaba wubakitse by'ukuri. Imana ya Isiraheli nihabwe icyubahiro. Nzongera kukubaka wa mwari wa Isiraheli. Imana ibayikuretseho gatoya, ariko nubwo ibayikuretseho gatoya, ibayikuretse urivuruguta, ibayikuretse urivanga, ibayikuretse irakureka umujinya urawukora rwose, uranagambirira birakunda. Imana ibayikuretseho gatoya, ariko iyi miburo yose ikumva, ndagira ngo nkubwire ngo iyi miburo yose uri kumva nituma uhinduka, kuko nawe urabizi yuko iby'Imana biryoha kuruta ibindi bintu wahisemo. Nta kintu nabonye kiryoha nk'ibintu by'Imana. Ntibazababeshye, umuntu yakujyana mugasohoka runaka, akagenda akakugurira burushete, akagura n'ibindi bintu, akakubebeza rwose, akaguha keya yo mu isi, ariko ujye uteganya yuko atazaguha ubugingo. Uwo nguwo ni uw'akanya gato ka hano mu isi, unapfuye yagenda akagushyiraho igitaka akitahira. Uwo nguwo nyine ni keya
yo mu isi iyo ngiyo irarangiye, ariko Imana yacu kayiduha iramanuka ikanajyana natwe hahandi abantu bose bagiye, hanyuma umurambo akohereza marayika umurambo wawe abadayimoni na marayika bakawurwanira, ariko za nshuti zawe zose tuba twagiye. Imana ishimwe rero, nibona yakurinze ujye uvuga uti nubwo ntinze gutabarwa ariko Imana ishimwe ko yandindiye ubuhamya. Erega intambara wahuye nazo ziba zarakujyanye, ntabwo uba ukiri mu rusengero, intambara wahuye nazo ziba zarakujyanye ugatembanwa, ariko turashimira Imana itakunze yuko uheranwa n'amateka, turashimira Imana itakunze yuko uhera mu bwigunge by'ibyakubayeho. Ibikomere n'ibyinshi bigenda bijojoba, ntabwo kuba uyu munsi wa none ushima Imana ntabwo ari uko intambara zashizeho, zirahari rwose, ariko nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo burya koko kubaha Imana, aleluya, Imana ishimwe, ngo iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe havamo inyungu nyinshi. Koko ni ukuri, reka nkubwire, iyo wubaha Imana igihumbi kirakunyura, ubona igihumbi ukajya ugenda wumva uri fiyeri. Kubera iki? Bibiliya yarambwiye ngo bazi Imana yabo bazakomera, wakomerera ku 100, wakomerera ku 1000, bazakomera. Nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Ntabwo amafaranga ari yaduhesha gukora iby'ubutwari, nubwo nayo ni meza rwose, aje twayakira, n'abayafite mujye muduha twirire, ariko reka nkubwire, aya mafaranga aradushuka uyu munsi wa none tukayasiga. Abayatunze ntago nabonye bayajyana, baragenda cyakora igitaka nicyo babarundaho, toni niyo babarundaho yonyine, hanyuma ugasigarana n'inshuti yawe Yesu. Isi iratwosa ikanaducusa, isi iraduharara ikanaduhararuka, ariko Yesu niwe udakora ibyo ngibyo. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusenga Imana. Nshuti yanjye, wowe wari wiganyiriye, wowe wari wibajije, birashoboka ko ibintu byose bakuzaniraga abahanuzi, nanjye ndiwe, birashoboka ko ibintu byose twakuzaniraga wakiraga, irekarame, kuko niwe uzi ahantu ibi bintu byatangiriwe, niwe uzi uko byagenze, niwe uzi aho waguye, niwe uzi nuko byagenze. Bwira Imana atari kose kuri kumbwira ibi nibi, kuko hari abantu nabonye Imana igahita ibwira ibi ngibi nyuma gasigara bitekera. Ukiri imbere y'Imana yituyibwiriza ukuri, kuko nabimereki nawe yahise yibwiza ukuri akiryamanye na Sara, kandi mu nzozi Imana nayo itibanguka imusubiriza ngo mu nzozi. Sara ibyo ntiyabyumvaga. Subiza Imana, bwira Imana, bwiza Imana ukuri. Ikibazo cyanyu ntabwo mubwiza Imana ukuri, mugenda muvuga ati nyine ubwo ari Imana ibivuze ni ibyo ngibyo, wowe ubwawe ntiwisobanure. Umugabo umwe ngo yigeze yaburana ngo yakirana na marayika, muranyihanganira cyane, ngo akiranye na marayika, ngo barakirana, ngo nuko Yakobo akajya avuga ngo ndashaka umugisha. Marayika akamubwira ati wa mugabo we wandekuye. Hanyuma undi nawe akamubwira ati sindi bukurekure. Yakobo we yaburanaga avuga ashaka umugisha. Nawe uri gushaka umugisha muri iyi minsi, ariko dore akantu utamenye neza kandi kanakubayeho, kakubayeho pe, ntago akazakubaho. Uzi ikintu marayika yakoze? Yaravuze ati uyu muntu uri mu ndwanya gutya ntabwo ari impuhwe, ahubwo nuko ibintu byose nta kintu na kimwe asigaranye. Reka mbanze ndebe igitumye antangirira mu nzira. Niki gitumye Yesu mutangirira mu rugendo? Ko turi mu rugendo turimo kugenda, niki gitumye muburana? Umva ikintu rero Yesu yakoze, ngo yahise akora, ngo yikorera ku nyama, ku nyonga, ngo yitako, ngo afata igitsi kirimo, ngo agikoraho, ngo hanyuma icyo gitsi gitakireguka kimera nk'igitanye. Marayika yakoze ku nyonga yitako, abantu muricaye ariko ngera wisubireho. Yakobo rero we siko byagenze, ntago yakozwe ku nyonga yitako ngo yicare, yakomeza asindagira, akomeza acumbagira, aburana, avuga ati sinkurakura utamaye umugisha. Kandi nawe yari yahemukiye mwene nyina. Umugisha ashakaga uriho kugira ngo Imana yongere imwuzuze na mwene nyina neza, kuko we niko yabitekerezaga. Ariko Imana ije ihindura amateka yose. Ibyo wibwira wowe ngo dusaba bikeya ikaduha byinshi, kuko ni Imana iturebera mu nda ya mama tutaravuka. Nuko ngo umugabo acumbagishwa no kuvuga ati waya mu mugisha, ngo kugeza ubwo marayika yamubwiye ati dore umuseke urakebye uratambitse rwose, mbabarira undekure abantu
batabona ko mbana nawe. Abantu urahanura bagiye kubona ko wabanaga n'Imana, ariko hari ibintu byawe bigomba gukorwaho. Birashoboka ko wakozweho ugatandukana, birashoboka ko wakozweho Imana ihimbazwe, Imana igize igakoraho nawe wakozwe. Birashoboka ko wakozweho ugahomba, birashoboka ko wakozweho ukakurwa mu nshingano wabagamo, wakozwe ku munsi uyu munsi, ariko emera utsindagire, ucumbagirijwe no kumukomeza. Nibanga no kumukomeza, numukomeza azahindura iryo zina, iryo abantu bakuzi we rizahinduka. Imana ihabwa icyubahiro. Ibanga no gukomeza ugatsindagira. Kuba twarakozwe ku mitsi y'itako ntabwo icyari igitangaza, ahubwo abantu ntago muzi neza yuko yazisinyari yo kubabwira ko ejo muzakomera. Muri abantu bakomeye, ababarakariye n'ababatonganya, Imana kuko yamaze kubemera izabemeza nabo bantu. Ariko wowe ugahita umurekura ukavuga uti karabaye. Ubwo rero umutsi ukozweho, umutsi ntaho ari. Kandi reka nkubwire, Imana ibasha kuza igateranya uwo mutsi. Dore n'imbavu zaropotsemo, Imana ifite imbavu nshuti yanjye. Imana ifite izindi mbavu, Imana ifite imitsi, iraza ikongera ikawuteranya kuko nizi nuko yawukozeho. Imana ihabwe icyubahiro. Ndafashijwe mama bitangaza. Imana izi neza ikintu yakoze ku mutsi wawe. Ayiwe, Imana ishimwe. Imana izi ikintu yakoze ku mutsi wanjye. Wowe komeza ufate wirekura nubwo ucumbagira, kuko wabikoze ku bushake. Ibyo marayika akoze arabizi, abikoze ku bushake. Ntabwo nawe ari bushyiremo imbaraga nyinshi, kuko yari gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo amurekure. Ariko marayika ntari bushyiremo imbaraga nyinshi, ni ukugira ngo arebe urukundo. Ni iki cyatumye umutegera mu nzira? Ni iki cyatumye marayika ugenda ukajya kumutegera mu nzira? Arashaka kureba ni iki gitumye uri guhanura, kuko uri gukomeza gukirana, uri kujya mu masengesho, mbese uri ufite ubwitange bukomeye cyane. Ariko arashaka kureba ikitumye umukunda, arashaka kureba igituma uri kumukirana. Niki gituma ayo masengesho muri kuyasenga cyane? Niki gituma muri gukiranya Imana? Imana irashaka kureba ikintu gituma muyikiranya, kandi byawe byakozweho. Imana izongera uwo mutsi uteranye. Imana nimba ari urubavu rwavuyemo izongera urucomeke. Imana reka nkubwire, Imana yakongera igategeka ibyagusize bikigarura. Imana yakongera igategeka abakwanze bakagukunda, kuko niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Imana yakongera igategeka. Imana nihimbazwe we. Haleluya. Ndumva anopaya doke enositalabo. Imana ishimwe. Ndabona Imana yakongera ikakuzuza, nubwo usigaye uri igice, ariko kubw'imbabazi z'Imana, kubw'umutima w'imbabazi Imana ifite, nibyo bizatuma haleluya gutambikira. Imana ishimwe. Muri uyu mwaka musacyo ugiye kubatambikira. Muri uyu mwaka Imana iritamuruye. Muri uyu mwaka kiri ukuboko kw'Imana gukomeye. Muri uyu mwaka agendana na Yesu. Uko kuboko ntago gutanzwe na Yesu mu bureba kuri kamera. Uko kuboko ntago gutanzwe n'iyica no YouTube turi. Uko kuboko gutanzwe n'Imana iri kuvugana natwe twebwe tutabareba biteraniro duhanganye na kamera. Jewe ndi kureba kamera, ariko ndakureba nk'umuntu ndi kubona wicaye imbere yanjye, kuko Imana igiye kongera kugucomekera urubavu rwaracomotse. Baranarutwaye bararujyana, bareke barujyane. Kristo afite imbavu nyinshi. Imana ishimwe. Imana ifite imbavu ije gucomeka mu rundi, kandi nicomeka mu rundi rushyashya ntabwo uzongera gucumbagira ukundi. Imana izarushyiramo neza, bizaba bihuye neza. Reka nkubwire, Imana data twese iri mu ijuru, muri uyu mwaka tugiye gutangira, iravugana nawe ngo nubwo yakoze kunyonga yitako, ariko witwa nde? Witwa ndi? Mubwira izina ryawe. Wimbwira Gesiteri, wowe witwa ndi? Witwa ndi? Vuga izina, yisobanure neza, uvuga izina ryawe. Bwira marayika izina ryawe, kuko Imana yiteguye guhindura izina ryawe. Dusenga Imana. Uri mwiza, urakarama. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagushimiye kuko witeguye guhindura amazina yacu. Icyubahiro n'ikibi cyawe Yesu. Amen.